Turabaramukije inshuti zacu, inshuti za DNC TV24, turabaramukije abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Turabaramukije namwe kandi muri ku migabane itandukanye, ku migabane y'Uburayi, Aziya, Amerika, Atlantika ndetse na Australia. Mwese turabaramukije. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino, imyidagaduro, iby'iyobokamana ndetse n'ibiganiro bivuga ku ngingo zitandukanye. Muri aka kanya tuje muri cya kiganiro kigira giti tembera u Rwanda, u Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Muri aka kanya rero twerekeje mu majyepfo, ahantu dukunda kujya kuganirira cyane, tukanareba uko ibintu biba byifashe ahantu hirya abantu bashaka kuruhukira bagakora kuruhuka, cyane cyane ko uyu munsi kuva ku munsi wo kuwa kabiri, uw'ejo kuwa gatatu n'uyu munsi turi mu kiruhuko kimwe. Ubuyobozi bwiza nka leta idukunda yaduhaye kugira ngo tubashe kuruhuka, turwanye icyo bita stress, cyangwa se tumenye icyo bita stress management. Uyu munsi rero nka DNC TV24 yerekeje ahantu bita mu majyepfo. N'ahantu bita mu majyepfo i Gatagara hari jaride nziza cyane, ahantu usanga inkoko nyinshi cyane muri jaride ya Vestiaire Inn, aho ushobora kubona icyo kurya n'icyo kunywa. Noneho rero iyo uhageze usanga inkoko ziriho zitambagira. Noneho umuntu ushatse kugira icyo afata akagifata rwose kiri fresh, cyane cyane iyo ahisemo nk'inkoko aravuga ati ni mu mpingiye, bakayigutegurira. Hari mucuma mwiza cyane ukunda kotsa inkoko, yewana ndamugutuye kabisa. Rero urumva ko hano muri Vestiaire Inn bafite umwihariko utandukanye n'ahandi. Noneho rero murabona izi nkoko ukuntu ziriho zitambagira, harimo amasake, harimo inkokokazi, mbese harimo ubwoko bw'inkoko butandukanye. Aho ngaho rero uhita uvuga uti ngiye ndishakira mumfatire iyi ngiyi. Iyo uhisemo nkawe niyo bahita bakokereza ako kanya live, byose bikagenda neza. Murabona rwose ko bafite na jaride nziza cyane, ahantu abantu bicara bakumva bararuhutse, ndetse bakumva ko bafite umutekano usesuye. Turakomeza rero tubereke jaride nk'uko ubushize twigeze kuyibereka. Mwabonye ko iyi jaride ari jaride nziza cyane, ni jaride ifite ubwiza butangaje, hahandi abantu bicara bakaruhuka, bakumva bagize ikintu twakwita bagasubiza ubwenge ku gihe. Bimwe abantu bakunda kuvuga ati turi gusubiza ubwenge ku gihe. Rero izi zose ubu buryo muriho mubona ni uburyo bwiza cyane bwo gukiriyetinga imishinga. Abantu benshi ntabwo bakunda kumenya ibintu byinshi cyane nk'iyo bashaka gukiriyetinga uturimo tugiye dutandukanye dushingiye ku buhinzi n'ubworozi. Abenshi ntabwo bakunda kumenya ngo ese ngo twabikora dute. Nk'ubu nk'aha ngaha umuntu yaravuze ati twebwe ikintu tugiye gukora ni uko tugomba korora inkoko zikaba zitambagira, hanyuma tukazibyaza umusaruro, ariko tunabyaza umusaruro ubwo buryo bwo gutanga serivisi nka hospitality. So ahangaha rero nka DNC TV24 yamanutse ijya mu cyaro kugira ngo igire ibyo isangiza inshuti za DNC TV24. Murabona rero ubu buryo Vestiaire Inn nk'ikigo cy'ubucuruzi, uburyo babikozemo ni ibintu bitangaje. Murabona izi nkoko ziriho ziratembera, zirimo abantu bamwe barimo kwifatira akantu ko kunywa, kwifatira ko kurya, abana nabo baje gutembera mu busitani. Ariko icyo ni ikintu cyiza cyane kandi gifite umwimerere wacyo, gifite uburyohe bwacyo, ku buryo twewe tukimara kumenya ko Vestiaire Inn ubwo ni mu karere ka Nyanza, umurenge wa Mukingo, neza hafi y'ibitaro bya HVP Gatagara. Mboneraho ko hagize abantu batembera muri kiriya kigo, abaje gushaka serivisi y'ubuvuzi nko kwivuza se, nko kwivuza, abo nabo rwose ntibazumve ko bazabura serivisi baba bakeneye ijyanye n'ibyo Vestiaire Inn ikora. Vestiaire Inn rero ni ikigo cy'ubucuruzi gikora ibijyanye
gikora ibijyanye na bare resito, haba hari ibintu bitandukanye, noneho akarusho urabona ko bo bacuruza ibintu biri live, ni ibintu biri live, aho uhitiramo inkoko yawe bakayikokereza, ukayivovora, wavuga ni wateri imeze iki gihe, ati ukayivovora, nuko ngayo nguko rero hano ni gutya gahunda imeze. Turaguma tubereke uburyo hano biba byifashe. Muri kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV 24, turabakunda muri inshuti nziza azakadasohoka. Uretse izo nkoko nazo hari n'uburyo bikoreye akantu kameze ni nk'akazu gato ishobora gutera ugateka ahantu ubonye washyizemo inkwavu. Murabona inkwavu hano, ni inkwavu ziba zirimo, wenda nzibereke neza. Murabona izi nkwavu ukuntu zimeze. Izi nkwavu nazo bazohera hano. Iyo ugeze gutya ugakenera gufata akantu kajyanye n'urukwavu, urayibona, uragira ukavuga uti genda shaka urukwavu, bagahita barukokereza ako kanya. Rero hano muri vestiaire inn ndahabatuye, ntihazagira umuntu ubara serivisi yamanutse mu karere ka Nyanza, umurenge wa Mukingo, rwose azahasimbukire, azabona serivisi nziza kandi iryoshye. Nk'uko rero uyu munsi ntashatse gukora ibiganiro by'igihe kirekire, kwari ukugira ngo mbereke ukuntu muri vestiaire inn hameze, ubusitani bwaho, serivisi batanga cyane cyane zishingiye ku gikoni. Reka rero tubareke, mwari kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV 24. Turabakunda muri inshuti nziza zakadasohoka. Ciao ciao.